umuhungu mwabanye ku kiwanda yahageze umuntu wajya kumubona kuri televiziyo mutaraho urubango buzima segudu areba afite moto nshyashya niba ari tevesi save 250 agasambu kahagende agaki agasambu uyu mwana yaranihingaga ariko yagaragara kazi ashobora gukora ariko urabona amana y'umuntu kuntu iyo afunze aba yaragowe reba imiyaga umuntu aba ari mushaha i Kigali reba iyi miyaga umuntu aba ari mushaha patiri uryifi turyifi we ibyo nyuze kugira ngo ubone umugore urepfiriya kubona umugore gutya gusa bazuye umukobo ntabwo yabimenye umusa mana kujyanye nyine ako yuvuye ikintu cyambere zukumbuye niki nasibwo urumva ahubwo icyo bidakumbuye niki n'igitsina ariko se kugira n'ubwo bajya gowe n'amabombe namo wavuye muri gereza ukumbuye iki oya no kuvanga uyu umuntu ari ikintu cyambere bakumbuye no kurongora ariko iyo ugeze hanze usanga isera gutambutse nta gupfa kongera gushyukwa wabyumvise ntabyo kuvuga no kuvanga ryari haba ubuntu bw'ubutsiko ugasanga bagaza nko ku kibuga ngo nisohoka ngo ziba miliyoni 500 ngo nisohoka ngo ziba ibihumbi 100 ngo nisohoka ngo sinzongera gukora ibi muntu uraho ngaho uhagaze ku gikuta ufite iyo migambi barakureba twibwira wata wafashwe ute wabigiye oya byo gufatwa yafashwe ate sanyirize inkuru ye baramamagaye ngiye banyeje konfukasi yego asige ndita nyine so rabyinjiyemo gute ni ikigare cyabikwinjijemo nge ni nkuko twahura ukamakazi yego se nari ndi mu kazi ngiye ntwara moto utazi ibyo utwaye se cyangwa ubizi nari mbizi ariko kubera amafaranga akazi nakazi yego ubu wabyongera se ko akazi arakazi haya hari ufite ibihumbi 10 baziye umugabo uri umwami ibihumbi 10 yari bimeze bite uri umwami nakoresha abantu 30 nakoresha abantu 30 usumwe umuhemba nga umuhemba senkisi senyesa nayo ni menshi ariko uzari ya bisco cyangwa irindazi bita kadugara kadugara no kuvuga iki ni irindazi baringana gutya barita kadugara none kujya ngo urabona umuntu avana yari umukire urabona nk'uyu mugabo uriya bafunze wakubise umugore gafaranga nuko afungiye muri gereza mbi itari yo mu mujyi yo muzana nkara ntago inzara yamwica oya ari mu Bugesera imwe sarongari amwe sarongari buri hariya no kuvuga ngo niyo gereza ya mbere nyine iri inyuma y'umujyi ariko iri hariya burafata uriya twatuvuze urakubise gafaranga yahita pasiteri ara bishop uzara pasiteri kuri bakaze abatiza abantu hari abanatura ese batuye ni uyajya hari abaratura no kuvuga ngo uburi abayirira ikinono ariko Firiani mu baturage niba muntu buza gutya agaciramo hagati yes nizera ko mubize fresh sana mwebwe mudukurikira hano kuri None TV umunsi ku wundi yitwa Omokada yitwa Erikada urumva uramubona Nyamabondo uyu munsi aje arimo kujongera ashobora kuza kuri ukubugari hano nagihindutse uramubona uyu mupira ngo ubangiye mageragere ariko oya iyi ni baro mageragere babaga karere umwe sasa nguki umwe sasa oya bakoresha bino bintu bivamo zafirwa n'ibiki byose akaburyo bakuramo nta nubwo bakina karere mageragere kandi impamvu urabona ufite ahubwo ari kapitani w'ikipe y'amagari mageragere rimwe kabiri konyine jongera turushana yes twagiye rimwe kabiri gatatu zana hano tuje gushaka amafaranga uzagira ushuri turashyira ibiceri uri tayari twagiye rimwe kabiri gatatu kandi oya oyikoze kabiri wowe oya bari rimwe okay nari twagiye rimwe kabiri gatatu ni gatatu uriya mwarafunganywe nawe arakuzi amaye nka data twara nabanaga muri kwa Gasabo zana bite sha ngura cyakunda umupira urashaka gushyira kuri kamera bazakure kane gatanu ndakurusha nabara ngo no muri gereza ngo wakundaga umupira atuje buhoro murajya hehe none nta kiri tazazana umuhungu mwabanye ku kiwanda yahageze sikuzi kufunga niko sha parika yitwa ngo iki se hari amageragere bita sha yitwa ngo iki amakuru umunsi wari ufungiye iki se
Salama musaza. Namaro umusa. Kuri twese. Wewe warufungiye iki? Njye banzarazaga njyewe ibintu byo gutwara fraud. Fraud. Uri umujye n'ibiki n'ibiki? Bawukatinga hewe. Njye nibere njyewe na yari 7 we nagari mugenzi wawe ni 7. Ngo ni metero ndamuzi. Muri gereza. Mbese umugabo ukajya mbeshya ngo yari umuyobozi tubwiza ukuri. Ahubwo se umuyobozi ahubwo woroshye. Reka. Yarutaga uyu nguyu na diregiteri. Diregiteri saba umuntu umeze ute muri gereza? Ni umuntu uyoboye igipangu cyose. Yewe nijye nyamubwira ngo kakagira. No kuvuga ngo uyu bakangwiza ukuri njye namwemera ibintu mbwira. Je ntago nyambeshya man. Uzi kutajya ubeshya. Bazanye kugira ngo wumve. Bazingu niba ndaryaga ibigori. Ntabwo yeye ikigori. Mubaze. Yanyibye n'ibintu bitabaho. Reka. Na diregiteri nawe bwaravuga uti nubwo ngo imyaka 7 bose bagereza mubaze. Yajyaga 3 ku munsi. Kandi yaryaga 3 ku munsi. 3 ku munsi. Nyamawundi kari bagerageje shabaza kukureba. Nyamawundi yaryaga 3 ku munsi. Kuri bakase shabaza kukureba bamenye ko unakiriho. Baba we ngo menye ko unakiriho. Bamenye ko ukiriho. Nyamawundi dore yabaye umustar. Byarakunze. Nibabakurikira ariko widucingiriza. Widucingiriza ariko. Yego. Nukuvuga ngo twara bagitwaraga muri Rwagasabo. Yego, ubwo nta gace kitwaga. Oya nakagari nkuko Mageragere. Umuye nkuko hano Mageragere n'umurenge. Yego. Wabyumvisha? Ndakumva cyane. Uyu twara abanye ari comrade. Yari inshuti yanjye yagaza nkamuye ibitekerezo. Yego. Naravuga ari kijyana. Amaga ibitekerezo. Naravuga ari kijyana. Wari ufite ubwenge se? None se mfasha. None se wangara gutya nta bwenge ufite. Burimo bora mutagira ubwenge. Kandi sha nawe rero. Umusabe ngo witwa ngwiki. Jewe banyita Pacifique. Wafunguwe ryari? Bimo kwa 5 muri mwaka washize. Mwaka washize urumva. Ndetse moto ni yawe. Ubuzima ariko baragenda. Ayi ibintu ni good. Ibintu sawa cyane. Nyamawundi wajya kumubona kuri televiziyo mutaraho. Urubango ubuzima sigudu areba afite moto cyashya. Niba ari TV save 250. Agasambu kahagende. Agaki? Agasambu. Uyu mwana yaranihingaga ariko yagaragara kazi ashobora gukora. Ariko urabona amana y'umuntu kuntu yafunze aba yaragowe. Reba imiyaga umuntu aba ari mushaye Kigali. Reba imiyaga umuntu aba ari mushaye Patri. Uryifi turyifi. We byo nyuze kugira ngo ubone umugore urepfiriya. Kubona umugore gutya gusa. Bazi uyu mukobo. Ntabwo yabimenye. Umusa. Mana kujyanye nyine. Ako yuvuye ikintu cyambere zukumbuye niki? Nasibwo urumva ahubwo icyo bidakumbuye niki. N'igitsina. Ariko se kugira n'ubwo bajya gowe n'amabombe. Namo wavuye muri gereza ukumbuye iki? Oya no kuvanga uyu muntu ari ikintu cyambere bakumbuye no kurongora. Ariko iyo ugeze hanze usanga isera gutambutse nta gupfa kongera gushyukwa. Ushyukwa imaje kwiroganiza byibura ufite ahantu urara wabonye akamatora wabonye iki nibwo gupfa kuvuga ati rono na kwiyeranja nibura. Nukuvuga ngo ariko hari ikintu umuntu cyambere abakere kurusha ibindi ni gutya nyine. Iyo ari hariya ni iki umuntu abaganira n'undi. No kurya nago ukumbuye ifi wapi? No kuvuga ngo ngiye n'uburi ibyo biryo harana biryaga ayo mafi ayo manyama ibyo biki. Urabyumva? Wewe waryaga ikigori se? Fo. Sibitage kwa muvandi umwana. Kwe ntago abaha bose ariko ntago naburi dore nguyu. Sinaburi kira banaramariye ndi hariya. Nyamawundi yakumara iki? Tubwire Nyamawundi yakumara iki? Ngiye ikintu ngiye navuga yamariye. Yego. Sinavuga yuko ibintu byo kurya nabiburaga yabaga bifite yaramaga nkirira. Ariko ikintu cyambere umushimire yandangiye akazi. Muri gereza? Sinajya gusabiriza. We muri gereza harimo imirimo myinshi. Niyo umuntu yakugira umunyamakuru, niyo umuntu yakugira umusekirite, niyo yakuvugira ubuvugizi ukabiki. Hari hano ubanga harimo imirimo myinshi nyine. Cyangwa imbere se babana babasorovia. Hoje kuvuga ngo harabi inyuma. Hari n'umutekano imbere. No sane wajya nako mu gihe umushinga umutekano. Umuntu ufungura igipangu se nkuri yasoze ibyombo nukuvuga ngo buri mu gipangu ubwo umuntu wose agomba kuba ari abantu bakonze. Wahembwaga ngahise. Arase panguye nta kuba hari abahemba biswi n'isukari. None nagara amafaranga. Ntayo nabwo no kuvuga ngo ni ngutubare iyo uri umunyamakuru ni nkuko wenda nka kuri afata ku mavuta ariyo. Pura no bafata ku mavuta byibura arabagisurwa. Hari abantu bagiye gutya bakamurije iryo 10 iki. Nkiyo rero afite nk'umwana umufasha imirimo abamuhemba nk'iyo sukari yaba yatumye ubwo bugari ibyo bigori by'akabimwihera. Umuso wahembwaga iki wowe? Ye bamembaga ngiye isukari. Isukari. Bamwaga komasa. Mbanyandikira abonye n'abanga ibikoma. Igikoma ari umuntu abacyandikiye kuvuga ngo ubufata litiro. Baguye ibigori byuzuye. Umuwayeho neza ra. Abonye aranafata. Niba twaye neza wagiye washatse mu rukura amenyo. Wanywa irumogi. Yemeze neza hanze hano. Hanze hano ushatse ko nta muntu uriho ubuzima bubi kurya yifuza ko yafunga. Hoya ahubwo rero kugira ngo wemere. Abantu bahariya rimwe na rimwe ikintu babura ni bibiri bundi. Kuvuga ngo ubuyobozi kuva ku isibo kugera hejuru kuri gitifu. Bura hari aburama abagore
hakaburamo n'imodoka ibintu byose ko ku igaraje ribayo abakora amashanyarazi babayo baburamo imodoka n'abasudira baburamo imodoka gusa n'abagore kikata kiba ikindi gihugu umunsi ugera hanze wasanze ari iki cyagusize byinshi urugero byaba ubuzima nasanze bwarahindutse yaba ibintu ibintu no kuvuga bari abantu bipfa baraza kubireba ni ukuvuga ngo natwe bari byo tubafasha natwe kuko tuba tukiri hano tuba twaravuye hariya kandi yes no kuvuga ngo rimwe na rimwe bantu muri aho ngaho Madrid mudukurikirana mu buzima bwa buri munsi iyo umuntu avuye aho ngaho ikintu asabwa kugira ngo abane n'abandi neza muri societe ni ukwitwararika ukaza ugashaka ibyo ukora wabyumvishe niba uri aho ngaho ukiba mu gatsiko ukeneye kwiba uvuga ngo muziba urabizi ko abantu bajyaga bagarara hamwe bavuga ngo ngenza bakubera ko niyibye mu gihugu ntago bikibaho nta muntu ukiba ntago bikunda nukuza ugakora asiga ibintu bikagenda wabyumvishe ntabyo kuvuga no kuvanga rya haba ubuntu bw'ubutsiko ugasanga bagaza nko ku kibuga ngo nisohoka ngo ziba miliyoni 500 ngo nisohoka ngo ziba ibihumbi 100 ngo nisohoka ngo sinzongera gukora ibi muntu uri aho ngaho uhagaze ku gikuta ufite iyo migambi barakureba twibwira wafashwe ute wabigiye oya byo gufatwa yafashwe ate sanyirize ngiye baramamagaye ngiye banyeje konfukasi yego asige ndita nyine so wabyinjiyemo gute ni ikigare cyabikwinjijemo nge ni nkuko twahura ukamakazi yego se nari ndi mu kazi ngiye ntwara moto utazi ibyo utwaye se cyangwa ubizi nari mbizi ariko kubera amafaranga akazi nakazi yego ubu wabyongera se ko akazi ari akazi oya singiye se ntago ngo ntago nakongera tugera kiroro ufite ukora nicyo gihe nari ngafite ariko nyine kubera ko nari narabisobanukirwa bya bintu byo kuvuga ngo byagukira mu kaga ntabwo nari mbizi ariko ubu ngo narabisobanukiwe n'ubwa muri bwa mena miliyoni 100 ntabwo nabisubiramo agomba kuba makeya meza tuje make aboneka yes none se ikintu mwibariza ni kimwe naye masomo wigiyeyo ko Nyamondo yambwiye ko ari menshi jewe amasomo nigiyeyo nayo kwitwarareka ku bantu wumva yuko singenera mu kigare kuko ikigare ntago ari cyiza samutaye mu kikujyana mu bibazo yego nanone ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo niba ari akazi ni akazi asigaye nkagomba kumenya gahunda zanjye asigaye nazirangiza nkamara kujya mu bindi wabyumvise Nyamondo wamusizeyo cyangwa yagusizeyo yansizeyo umusaza nagusizeyo buriya kuko ngiye tugutwaza se bakambwira uti peti yango ati ndaje nyuma kuzaje kumusura yaradusuye nasubiyeyo nka kabiri nasubiyeyo kabiri ko nyabase ngo umuntu avuye ari ngo nagaje atekereza gusubirayo kamivuga banabyumve abantu muri aho ngaho ariko umuntu ava hariya akavuga ngo reka ibintu by'abisige ngo nasoka zabura ibindi mu gihugu n'imbere y'Imana yasizeyo amasahane meza nari mfite utubati twa danje utubati twa danje twari buyu nashyiragamo amasahane nashyiragamo iki nari mfite matore ebyiri za Rwanda fomu man naratashye mari iminsi 5 ntarabona amatora ndyamaho narazisizeyo none rero nigera rimwe na rimwe umuntu abari hari akavuga ngo ni nahazi ko igihugu kimeze nka kwa kundi kwa kera akavuga ati ntanza ansubira gusura y'abantu ibintu byarahindutse n'imbere y'Imana uraza ugasanga igihugu cyaragutambutse wabona amafaranga akaza ufite ibibazo niyo mpamvu rimwe na rimwe mubona tutabasura mujye mwihangana kabisa wari ufite akabati k'amasahani nari mfite akabati najyaga amasahani y'amadongo niko niyo nariragamo ngo isano ryo saa 7 wariyagaho nijoro nari mfite amasahani y'amadongo mfite n'umukozi bamwita ikivera wese ugakora iki nari namfasha nabyuga muri siporo nk'abandi ba boss uyu modijya ko na wari ufite amfa rwose ariko se shaka kugira ngo nijyanga yindije ubu ngo ako rata yikubeshya akazi yaragafite yego rata necessary news nari umunyamakuru sarukure radio yari nguriye radio yari hajya babyitaga ngo disciplinary nose ugura radio ukora kayo ushinzwe kare kazi nuvuga ngo ni nkuko ngo niba wowe uramutse ugiyeyo bakakohereza jeto uyu nguyu wayibonaga ari ukuce kuri uyu nguyu Wino zitangaga no confirm. Ibiro bitanu tabimuhaye kuri ejo y'ibihumbi 50 yagumaga muri sociale. Wari kutazi bagusuye? Bakutuka amatarimo mu gukoresha yancanze. Sociale se. We no kuvuga ngo sociale ni nkuko inama bita basedi. Ni nk'abantu bashinzwe imibereho myiza inaha. Ba gestionnaire. Yes, ni nkuko abari aba sociale bo ngana gestionnaire muri interi nawe. Yes, n'abantu bashinzwe guhahira abandi. Kuvuga ngo bakazana ibyo bya stock. Bakakozana ibyo bintu wabiguze bakaza bakabikugezaho. None ari kohereza amafaranga nk'ubwo rero ufata kubavuta kumuriza amafaranga. Akaba atazi ko ari wayamwoherereje. Nuko rero ibintu bigenda. Uyu nguyu rero yatamutanga umushaka ati se kumfite jeto yanjye mara wayesha tuko ni vuba yengu twamwitaga metero ruswa gute ruswa se gute buzi uti iyo utigerera ahantu ntago wishyura none se none uko byabaga bimeze
ubuzima bumaze guhinduka bute nyuma yaho biriye ku kibanja ya naraje hasigaye nyine negere bya bindi yahoza kubwira byo kwitwara neza n'abusanze hasigaye nanjye ubuzima burahinduka nanjye barangiriye icyizere udafite icyuma gishya ariko umuntu yavariya oya wasaga yawe ni yanjye numva ko ni sawa cyane rero ariko nyama uyu munsi wanengushye nagutengushye ne wambaye isaha ya pirate noneho ko ya kandi uri mfite baro iyi ni yo muri siporo iyi ni yo muri tisi iyi saha irebe Patrick nibera y'Imana bitarutiye yawe dore abantu Rolex iki1 iyi meze nk'iya Nyabitanga dekuzure reka twizana bazana amazi ntabwo nambaye ibijyana bitanga bazana nawe wishire mu mazi kuramo ako nta kihombise ko burayi 500 nose wowe urahomba iki isange yo mu 70 nase yangi gura Rolex reka isaha irebe bino sasi gure mu 500 irebe bigumye mu bete 500 irebe nibera y'Imana reba amagambo yanditsemo uzusaza original oya reba amagambo yanditsemo nyine natebeye umuntu reba amagambo yanditsemo ako nge ndabona ngiye yingiyi yaba ari ihenze kurenza Noze kugira ngo wemere reka do oya reba iyo yawe sinizengurutsa ko yabaye kare ayiwe amunga arafunga iyi sako oya ngende kurusha yanjye do uraza kugikura oya irizengurutsa bwo kubera ko mbamaze igihe nakora siporo ngo nyambare ni bunini ya siporo iyi ngiyi ubwo ugiye muri siporo kandi mvuye nagura ko mfite baro yego nyine ndabibona none se uvuye gucugusa akawunga urebye n'akawunga umusa wavuye muri geze ukumbuye ibe biryo shanje nave nkumbe ngiye pirawo pirawo hari pirawo nayiryaga na ubu yene ni nkumbuye mbagirimo amamesa hari nagamesa riboneka nago no ubuto no ubuto none se hari agapirawo karaboneka ipira iraboneka igura 7 narayiguraga oya abari byinshi abari box yuzuye habari mikiro cy'inyama 7 muri geze kwabona bimeze bite oya none kugira ngo wemere urabona nk'iyo hano wenda ko umuntu yarakanywa 10,000 hari ufite 10,000 baziye umugabo uri umwami ufite 10,000 yari bimeze bite uri umwami nakoresha abantu 30 nakoresha abantu 30 usumwe umuhemba nga umuhemba senkisa senkisa nayo ni menshi ariko uzari ya bisco cyangwa irinazi bita kadugara kadugara no kuvuga iki ni irindazi baringana gutya barita kadugara none kugira ngo wemere urabona umuntu avana yari umukire urabona nk'uyu mugabo uriya bafunze wakubise umugore gafaranga nuko afungiye muri gereza mbi itari yo mu mujyi yo muzana nkara ntago inzara yamwica oya ari mu Bugesera imwe sarongari amwe sarongari buri hariya no kuvuga ngo niyo gereza ya mbere nyine iri nyuma y'umujyi ariko iri hariya barafata uriya twatuvuze urakubise gafaranga yahita pasiteri ara bishop uzara pasiteri kuri bakaze abatiza hari abanatura ese batuye niwe yajya hari abaratura no kuvuga ngo uburi abayirira ikinono ariko pfiriyane mu baturage ni bamuntu buza gutya agaciramo hagati ariko hari imageranye no kuvuga ngo ibintu byose babiri kuri gahunda urabyumva ni mu gihugu bundi hari ni mu gihugu ni mu gihugu najyaga nambara costume kubitamo costume nk'abandi ba boss na karuvati narifite karuvati zirenga 10 bataka mikoro boss wawe yari mwarimu wa ntago narifite ntago nambara costume muri gereza oya costume se ahubwo n'agatariyani nabyo byongereho ubu none zazindi zose narazigize bune mfite inshyashya none se bango nzagusura mba hano sugiye kumanukana subundi urahari ikintu nahari none se wari waragize inyi erega hari ukati ibyakirwa ubutuye nose kugira ngo wemere hano mu Rwanda tutagiye tune twaje kubakomeye ninde muntu uba hano imyaka 7 mbwira umuntu wabuze hano imyaka 7 ahaba imyaka 7 niyo yabatuye arimuka kavuyanze yakayivamo akajya mu yindi kereka bakavukire nyine yakavukira impamvu ziba zikivuga ngo mere ngo ubwo biruba byagenda bita nyamabo yitwa fata ku bavute yakatiwe imyaka 2 n'amezi 6 ni kigoroba buri byo ni kigoroba ibyo babyita ikigoroba man rero mu gitondo neje mu gitondo ibyo ngibi imyaka 2 n'amezi arengahe 6 sha nese ubu tuvuga umwana wavutse uwo munsi yakatiwe azaza ari yahumuka kandi yari amaze manda ahubwo yagiye mu kwa 10 yagiye mu kwa 10 niba yagiye mu kwa 10 urumva asigaje umwaka n'amezi 7 niba asigaje umwaka n'amezi 7 cyangwa umwaka n'amezi 8 ni kuvuga none kugira ngo wemere fata ko mavugitari benshi yasize muri kino kibuga yaragisanzemo adasanga bakijutajota ubwo no kuvuga iki nta kintu barageraho nani nkweto baragura n'imbere y'Imana se nta bantu uzi hano batagira iterambere je bara nkande
wese igiye kubavuga se pamba vuga ko barahari yego kuko nimaze imyaka 7 nta terambere nari pana arigurira none se ngubu ntabwo navuye yaranga bambaruta mvuye yaranarabasize mu gihugu ese ako umva imwaka n'amezi 7 bisigaye ni byinshi we yaraga ari byinshi man azabirangiza se no kongera akajurira dore abantu bari habo njye ntabwo kujya ngo numa njye imyaka 2 n'amezi 3 bimenye ngo nimbimanukana icyo nasaba gusa no kwitwara neza muri gereza namara umwaka n'amezi 2 cyangwa umwaka n'amezi 3 nkahita na liberation conditionnelle Perezida wa Repubulika je bundi yacyura abantu nkahita nahama liberation conditionnelle umuntu bari twe neza muri gereza muri baba ni perezida babarira buri mwaka ibintu avuze bisubiramo liberation conditionnelle no umuntu bari twe neza hano n'uvuga ngo kubona umuntu bari twe neza mu gihugu kujya gatahura na RIB Dikora bemeze witwara neza kujya gudahura n'iki utazabura ibintu by'ingenzi hano n'uvuga ngo irinde disciplinary byinshi utabona ntiwabona liberation wajya mu kasho kama imbere wabyumvishe nta faveur nimwe wabona uko rari ryajyazamo ubufasha bw'abaturutse hanze batanga ibintu ariko yitwara nabi niyo twone bwo transfer oya nihuramo na boss yunguri indiscipline nta kintu muvugana nta kintu muvugana niba ari ukuvuga ngo we niba wamugera ukamubwira uti se boss wanjye bimeze bite uri indiscipline ntabwo amahagarara ruhande kandi bazi ko amutuka cyangwa se ukabamubwiye amagambo kubona umuntu hano mu gihugu abaho kofirima nafata ku mavuta ntago inzara yamwica bareba yakofirima ari umukofirimi mu rigent nuko nyine hari ikosa we yakoze hari abamujyanye muri gare bamufasha nk'umuntu uciriritse uzana bamujyanye mu rungano sagiye kumusura oya amakuru yose amenya afite hariya ubwo mu rungano no kuvuga ni uvuga ngo bamujyanye mu rungano no kuvuga ngo iyo bamujyana byibura muri Kigali nese n'abantu yasanzeyo baziranye ngo bahita bamuha oya bahise bamujyana hepfo muri gare hepfo mu gicaka nyine muri gare no kuvuga iki oya ni kuvuga ngo hari abamo ibyiciro yego icyambere wenda kujya byumve neza wenda fata nk'umuntu wenda uba mu bijyogo urumva bamugeranya se n'umuntu uzabazanya byondo biragoye cyane rero bimeze kimwe rero fata kumuvuta ni nyabyondo ni kuvuga ngo ari nyabyondo hari abarimo ibyiciro ni nko kumva nyine hari quartier bituyemo abakire aho bita mu byiringiro nta bigore bijya byinjiramo hakaza muri Kigali muri zone ya Kigali aho urebye nyine hari middle class no kuvuga ngo iyo wifite utuma nka gatatu biryo mu cyumweru aho ngamaze ujya kubayo nta nubwo abantu hasi baryamaho muri koridoro ntabwo bajya baharyama none ubwo bufata ku mavuta impamvu bamujyanye apfo yageze harabura umuntu umucumbikira cyangwa umuntu umwakira none biba ngombwa ko bamujyana hehe mu gicaka oya motion igiye ejo bundi motion nta n'ukwezi aramara Jean Paul nawe Jean Paul nawe ndamuzi Jean Paul nawe ni umuribwe unase yafunzwe uri kuri ngo hariya amakuru ya hari irumva iyo wabaye ahantu nuko umuntu yabaye mu gisirikare yakivamo agomba kumenya amakuru yigabira ni ukuvuga ngo nanjye hari amakuru namwe nyabone Jean Paul ara ni umuribwe umuntu bavugana ine Jean Paul kujya no kuvuga ngo barase ko no kuvuga ngo mama muri rusange yego papa dore n'abara bose barahanyuze abose yabaga mu byiringiro yabaga muri kwa Gasabo nawe yavuye muri yarafite n'umwana yarafugaye n'umwana we yari Gerard ndamuzi nuri yari ago jabuza abantu bagufungana n'umwana wawe se none se umwana wakoze cyabaheza kubera ko inaga inye kuzeziyeza muri ya modoka y'umuzinga yirimo avuye ku ishuri none se kankubwire kugira ngo wemere nta bantu baba barafunzwe bakaza bakajya mu buyobozi sinarembonye n'ubwo umuntu twabanaga wabaga mu byiringiro sinarembonye ari umudepite ese mu byiringiro no kuvuga nyine mu byiringiro ni muri quartier y'ababosi nko kuvuga ngo Nyarutarama kwirebera sinarembonye arimo kubaza ikibazo cy'intuza mu badepite kandi twarabanaga hari yarishumye na basaro beberike Gusa urumva ni umudepite naremwe barimo kubaza ibibazo bafashe imbuga nkoranyambaga we kuzifata gute barazifasha usigara icyamamare gusa ntabwo ari umuzinyamabondo wajyaga kumubona oya najyaga mubona kuri TikTok no kuri YouTube ujye mukurikirana Nyamabondo TV ndetse na None TV ujye mukurikira telefone telefone refite ariko rana kandi kazi dukora ntabwo kereka uvuga utazi icyo ushaka oya bazijyaho nimugoroba tujyaho nimugoroba dutashye anijya twara umukobwa akayimwiba ugura indaya njyewe se nene se sindi umuntu yirwanda ushobora kutagura indaya ariko kiyirwana ariko nkirwana ukirwana mu wewe buryo siko niba udafite umukunzi nkaba nanatereta ufite umukunzi se umukunzi simva yabura ngumwe nyamubura ufite umukunzi we ngende ndakurongora inde niba nakoresheje koti uyikurongora wese none w'inyamasheke
kuko navuze ko nyenza arongora umuco wa mukobwa se abamukasura muzi cyavugana se hari umukobwa ajyaga amusura oya ntago ari wawe nashatse umugabo uriya adorato nano wepfo rwamara twarawera hamwe ngo nuzagura umugabo njye ko tuziranye ndavuga ati ntago nzabivuga ngo wajya gusanga ako ntabwo ugiheza uramutse muhuye wamusuhuza oya naramushuje n'ubu twari ariko dore kumwe n'umugabo we ahita atanga umugabo we arambwira ati komeza dore umugabo wanjye inyuma abarwamara bamwita Jeannette wari ugiye kumusuhuza kandi arabikurikije rero ndagushuje sha wari ugiye kumusuhuza nari ngiye kumuhobera wowe ntabwo bikurikirana oya ntago njya nkora ikosa cyewe buseka nkubwire wenda tubari hari imageragera hafungiye 10,000